dusubiremo imbuto n'imboga. Hano ndabashyiraho amafoto agiye atandukanye yerekana izo imbuto n'imboga uko bimeze. Ikindi cya kabiri, 25% agomba kuba ari ibitera imbaraga cyangwa carbohydrate. Iyo bahinnye wumva bari kuvuga ngo na carbs, ariko noneho ayo carbohydrate akaba ari ya carbs meza. Hano turasangamo spinach, turasangamo brown rice, turasangamo n'ubundi bwoko bw'imboga bugiye butandukanye, amalenti. Turaza kubishyira hano ku ruhande kugira ngo mubashe kubibona. Ikindi 25% y'amaprotein ashobora kuba ari igi, ashobora kuba ari ibishyimbo. Ibyo byose nyine tubonamo protein 25%. Tuvuga ku bijyanye n'ubuzima, health, tuvuga ku bijyanye na diet, imirire, kandi nanone tuvuga ku bijyanye n'amafaranga, of course, living life skills, ubumenyi ngiro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hello my people, welcome back to Sarifax TV, televiziyo yanyu, aho noneho tuvuga ku biganiro bigiye bitandukanye byibanze ku buzima ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Impamvu rero mvuze n'ibindi bigiye bitandukanye nuko uyu munsi tugiye kuvuga ku buzima. So tugarutse muri cya gice cyacu cy'ubuzima muri diet. Aha ngaha none tugiye kuvuga ku mirire, imirire nyine diet, ibiryo turya buri munsi bimeze gute, biteye gute, ese noneho isahani yacu igomba kuba imeze gute. Ariko hano cyane cyane ndavugana n'urubyiruko, kenshi baba bafite imyumvire ko ibiryo bimwe na bimwe ari by'abantu bakuru cyangwa barwaye, bo bitabareba kubera ko nyine ni bato. Ntabwo bindeba, this is for old people, I can't eat this. So ndagira ngo noneho youth cyangwa urubyiruko ruri hanze aha ngaha, aho muherereye hose, muze noneho tuganire. Ndasuhuza mwese aho muherereye, aho muri, amahoro y'Imana abane namwe. Reka noneho twinjire hano mu kiganiro turebe muri rusange isahani yacu igomba kuba isa gute. So ikintu cya mbere tugomba kwibaza, why youth must care about health food. Kubera iki urubyiruko rugomba kwita ku biryo cyangwa ku mirire mizima, niba ariko nabivuga, kugira ngo noneho tubashe kugira ubuzima buzira umuze. Twagiye ikibazo urubyiruko cyangwa abantu benshi bakunda guhura nacyo bakiri bato, nuko batekereza ko ndacyari muto, ibi sinabirya, ibi ngibi ni by'abantu bakuze, ibi ngibi ni by'abantu barwaye, reka sinarya imboga, ibi sinabirya, sinarya amateke, sinarya ibijumba, oya, ati reka ndi umwana ngomba kurya ifiriti, ndacyari muto mfite imbaraga. Nyamara ntumenye ko uri kwica ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Kandi hano icyangombwa cyangwa intego ya channel, intego y'iyi channel nkuko mubizi, ni kugira ngo tubashe noneho gufata imyanzuro inogeye ubuzima bwacu, kugira ngo tubeho mu buzima bwiza twishimiye, ubuzima nyine buryoshye, nyine niba ariko nahabyita mu yandi magambo. So ukuri rero guhari noneho nuko ibibazo cyangwa health problems start from youth. Hari ijambo bakunda kuvuga ngo ni silent killer, nyine kugenda upfa gake. Ntabwo buriya indwara ikwataka ugize imyaka 50, ntabwo ibitangiye kuri uwo mwaka wa 50, ahubwo ni indwara iba yaraje mbere, ahubwo ntubyumve cyangwa ntugire icyo ubikoraho. Niyo mpamvu rero tukiri bato, tukiri abana, nkuko tubyita in our 20s, nanabamenyesha ko mbafitiye video yo kuzagenda mbabwira in 20s tugomba kurya iki, in 30s tugomba kurya iki, muri 40, muri 50. In 20s ni muri 20, 30s ni muri 30, 40s ni muri 40. Noneho tukagenda tumenya se okay, ninjiye muri iki cyiciro ndarya ibi ngibi, ninjiye muri iki cyiciro ndarya ibi ngibi, ninjiye muri iki ndarya ibi ngibi. Ntekereza ko rero tuzagenda twunguka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Tunakomeza rero na video yacu y'uyu munsi, aho tugomba kumenya ko noneho ibyo turya ari byo bishepinga cyangwa ari byo bitanga ishusho y'imbaraga dufite. Ugasanga nk'umuntu arwara isereri, arahagarara akagwa, kubera ko nyine bitavuze ngo wenda na amaraso make cyangwa n'iki, ahubwo ni kubera ko adashaka kurya wenda imboga, adashaka kurya ibiryo bimwe na bimwe. Ugasanga ibyo biramwafekta mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ugasanga nta mbaraga ufite, atari uko urwaye, ahubwo nuko wanze kurya ibiryo bizima. Ugasanga urya, let's say uri muri ghetto,
urya capati saa sita, nijoro uriye noodles, ibyo biryo nta hantu byakugeza, nta mbaraga zo gukora nyine akazi wabona. Kandi mu by'ukuri imbaraga tuba tuzikeneye kugira ngo tubashe gukora akazi kandi dutange umusaruro mu byo dukora byose. Ikindi, imitekerereze cyangwa ubwonko bwawe wari uzi ko ibyo wari ari byo bigaburira ubwonko bwawe, hanyuma noneho imitekerereze yawe ikaguka, ukaba uri umuntu ufite ibitekerezo bizima, ubwonko bwawe nyine bwariye bwahaze wabugaburiye. Noneho ikindi ugomba kumenya noneho ibiryo by'ubwonko ni ibiki. Ibiryo by'ubwonko ni ibinyampeke, iki gikoma musuzugura. Ikindi kintu tugomba hano kuri channel kuri Health Fact muri diet hari myth tugomba gukuraho, aho bavuga ngo igikoma ni cy'abagore, igikoma ntabwo ari cy'abagabo. So guys, drop comment down kugira ngo bino bintu tubashe kubyumvikanaho, kubiganiraho, duhuriza hamwe, dutange umucyo kuri icyo kibazo usanga cyugarije ahantu hose. So ikindi noneho ibyo urya nibyo bishapinga your future body, uko ushaka kwibona, uko ushaka kugaragara burya biva mu mirire. Ibyo wariye nibyo biguhereza ishusho noneho yuko wowe ugaragara. Ikindi tugomba kumenya, ibiryo ntabwo tuyibirya kugira ngo just byuzuze igifu, hoya. Iyo turiye buriya tuba dufashe intungamubiri zigiye gutunga ubuzima bwacu, ingingo nyine zacu zose. Iyo uriye ibiryo uriye biba bifite target, biba bigomba kugenda ahantu hagiye hatandukanye. Noneho let's say imagine urariye ariko umubiri ubuzemo n'ikintu na kimwe ufatamo rwose kandi wowe wumva igifu cyuzuye. So niyo mpamvu rero ugomba kumenya se ibyo ndi kurya ni ibiki, ese ibyo ndi kurya, niba ufashe karoti, niba ufashe capati, niba ufashe pizza, niba ufashe iyo nyama, ugomba kumenya ubundi first of all ugomba kumenya aka kantu kize mu kanwa kagiye gukontribute iki, kagiye kongera iki ku buzima bwanjye, ku mubiri wanjye, ku mitekerereze yanjye, ese ni iki kagiye guhindura. Kandi ikindi ugomba kumenya nuko utagomba kurya kugira ngo wowe wice inzara, wumve nyine inzara ye irashize. Ibyo warya bwose, nibyo wafata isahani y'ibishyimbo ukayirya ukumva uruzi ukavuga wow birahagije, ibyo ntabwo bihagije. Niyo mpamvu ndi hano kugira ngo dufashanye, tugire ibyo duhindura, amakosa twakoraga tuyareke, maze ubundi tugire ubuzima bwiza kandi butunogeye. So dukomeza rero babwira noneho ibiryo noneho ni ibyo kubaka umubiri wawe, sibyo. Ibiryo ni ibyo kubaka umubiri wawe, sibyo kwica inzara, ahubwo noneho ni ibyo kubaka inzu, umubiri wawe. Nkuko uzi neza yuko iyo umuntu agiye kubaka, kugira ngo urugero rworoshye rwose, iyo ugiye kubaka inzu ntabwo ukoresha umucanga gusa cyangwa amabuye gusa. None se kubera iki wumva noneho niba umubiri ugizwe n'ingingo zigiye zitandukanye cyangwa n'ibice bigiye bitandukanye, kubera iki noneho wumva ko ukwiye kurya indyo imwe, tuvuge ibishyimbo gusa cyangwa ibigori gusa kugira ngo wubake umubiri? Uzi neza yuko ko no muzima busanzwe mu gihe ugiye kubaka inzu uzakenera ibikoresho bigiye bitandukanye. So bigarura rero kuri ya ngingo ivuga ko noneho mu kubaka umubiri dukeneye ibyo kurya bigiye bitandukanye. Ubwo rero hagomba kubaho impinduka cyangwa gufata melange, ibintu bigiye bitandukanye kugira ngo wubake umubiri uzira umuze. So dukomeza noneho mbabwira ko noneho ibiryo ni just for protecting the body, nibyo kurinda umubiri wawe indwara. Nk'iyo uri kubaka ugenda ushyiraho amafera beto, ibintu byinshi bituma noneho inzu yawe itazagwa of course. Niyo mpamvu nyine no mu byo kurya tugomba kumenya n'ibirinda umubiri indwara zimwe na zimwe. Ikindi noneho powering the mind, ibiryo ni ibyo kubaka ubwonko, kuduhereza imbaraga, powering the mind. So niyo mpamvu rero ugomba kumenya nyine ko ari byiza kurya ariko ukarya ufite intego, ufite icyo ushaka. Ibi biratubaza ku kibazo, biratuzana ku kibazo cya kabiri, aho tugiye kuvuga ku bijyanye noneho isahani yanjye iri healthful, ya sahani mvuga ati okay, iyi sahani kabisa iriho ibiryo nari nkeneye, iriho noneho za materiel cyangwa bya bikoresho byose nkeneye kugira ngo mbashe kubaka ya nzu yanjye maze ibikomeye izarambe igihe kirekire. Ahangaha tugiye kureba kuri sahani yawe igomba kuba iri balanced. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri iri colorful, yawe iriho amabara agiye atandukanye. Icya gatatu iri natural, akantu ka naturere ntagatindaho hano cyane, ndagatindaho bishatse kuvuga ko ku isahani yawe nta kintu kigomba kudomina ibindi. Ahangaha ni kuri balanced,
iyo bavuze balance diet nyine ni isahani iri balance nziriho, nta kigomba kuba kiruta ibindi mu bijyanye n'ibyo kurya, ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga, nta kijyanye birinda indwara, nta kiba kigomba kuruta ikindi ku isahani. Isahani yawe igomba kuba iri balanced, kandi ikindi isahani yawe igomba kuba iri colorful. Amabara turabizi ko muri natire harimo amabara menshi, hari ubururu, hari umuhondo, hari umweru, hari icyatsi. Niyo mpamvu isahani yawe you have to think of a rainbow. Umukoro mu byo twese turawuzi ufite amabara menshi, niyo mpamvu nawe n'isahani yawe muri natire twagize amahirwe, ibyo byose Imana yarabiduhaye, yarabituremeye. Niyo mpamvu you have to think of a rainbow mu gihe ugiye kurya, mu gihe uri kureba isahani ukavuga se mfitemo umutuku, mfitemo umukara, mfitemo umuhondo, mfitemo icyatsi. Everything you have to check, kuko ibyo noneho nibyo byubaka wa mubiri wawe wifuza, uzira umuze, uzira uburwayi bwa hato na hato budutera. Kandi ikindi ibyo biryo bigomba kuba biri naturel, like natural food. Karoti ziri fresh, imboga ziri fresh, ibintu nyine biri fresh, biri naturel. Ibintu biri naturel nkuko nahoze bivuga, naturel irakenewe cyane. Tugomba kwirinda processed food kuko usanga arizo zituzanira ya mibyibuho ikabije duhora turwana nayo mu buzima bwa buri munsi. Murabizi umuntu arabyibuha akabyibuha kubera ko yariye bya bintu biri processed. Niyo mpamvu tugomba nyine kwibanda ku bintu bya naturel, kuko twamaze kubona ko cyangwa icyo kiganiro nacyo tuzagikoraho, turebe noneho ibintu biri processed kuki tubibuzwa kandi twumva biryoshye, sukari iraryoshye n'ibiki. None tuzarebera hamwe muri rusange kubera iki tubuzwa kurya ibyo byose. Hanyuma noneho mu magambo make ntababwiye ibintu byinshi, tugiye kurebera hamwe ese isahani yanjye aho nicaye iyo ngiye kurya njye Salima, cyangwa wowe aho uri wowe nkurikiye hirya no hino, isahani yawe igomba kuba imeze gute. Ndagusaba rero kugira ngo ufate agapapuro noneho wandike uko isahani yawe igomba kuba imeze. Ikintu cya mbere hano, isahani yawe igomba kuba ifite 50% y'imbuto n'imboga. Mbisubiremo, imbuto n'imboga. Hano ndabashyiraho amafoto agiye atandukanye yerekana izo imbuto n'imboga uko bimeze. Ikindi cya kabiri, 25% agomba kuba ari ibitera imbaraga cyangwa carbohydrate. Iyo bahinnye wumva bari kuvuga ngo na carbs, ariko noneho ayo carbohydrate akaba ari ya carbs meza. Hano turasangamo spinach, turasangamo brown rice, turasangamo n'ubundi bwoko bw'imboga bugiye butandukanye, amalenti. Turaza kubishyira hano ku ruhande kugira ngo mubashe kubibona. Ikindi 25% y'amaprotein, ashobora kuba ari igi, ashobora kuba ari ibishyimbo, ibyo byose nyine tubonamo protein 25%. Hikiyongeraho nanone cyangwa please small healthy fats, ibinyamavuta nabyo turabikeneye ko lipids balancing body temperature. Hanyuma ikindi amazi, kuko twese turabizi ko amazi ni ubuzima. So n'abatindiye cyane rero ngiye kubanyuramo muri make, ese noneho izo protein ni zihe, izo carbohydrate ni zihe, ibyo binyamavuta ni ibihe. Twihuse cyane, muri vegetable cyangwa mu mbuto no mu mboga dusangamo amavitamine, minerals, fibers ndetse na disease protection. Niyo mpamvu tubikeneye ku ifunguro ryacu rya buri munsi. Kwibanda cyane ku mboga kuko imboga ni priority, nicyo tugomba kwibandaho kurusha ibindi bintu byose. Mu mboga harimo spinach, harimo amashu, harimo karoti, harimo inyanya, harimo n'ibishyimbo cyangwa n'amashaza. Ibyo byose turabikeneye kuko iyo twabifashe bibasha kutworohereza igogora, bityo ntiduhure n'amaconstipation. Tugomba kubifata kuko bifasha noneho umubiri wacu, bigaduha immunite iri hejuru, ubwirinzi bw'umubiri buri hejuru, ntiturware indwara za hato na hato, bikaturinda kurwara cyangwa bikarinda noneho amaso yacu ndetse n'uruhu, bikanagabanya noneho ibyago byo kuba warwara diabete ndetse n'indwara z'umutima. So urumva rero ko ari byiza cyane kwita ku mboga no ku mbuto mu gihe cyose ugiye gufata ifunguro ryawe. Imbuto rero nahangaha noneho twarebamo tukamenya ngo izi mbuto ni nziza ku buzima bwacu. Harimo imineke, harimo imyembe, harimo amaronji, harimo amapome, harimo papayi. Mbibutsa ko ibi byose kubibona ku masoko local market, amasoko duhahiramo izi ntungamubiri zose, ibi byose, izi mboga n'imbuto zirahari dukeneye.
si iby'abakire. Iri jambo ndaza gukomeza kurigarukaho kurivuga kuko usanga abantu benshi cyane bumva ko imboga cyangwa imbuto zirahenze ni z'abakire. Oya, amafaranga yose waba ufite hari ibyo wakwafodinga cyangwa hari ibyo wabasha kubona, maze ubundi nawe ukagira ubuzima buzira umuze. Hanyuma rero icyiza cyo kurya ibi bintu byose mbabwiye, fata agapapuro wandike. Benefit nuko birimo natural sweetness, biraryoshye ubwabyo. Ikindi harimo imbaraga, like you get energy without any harmful sugar, ya sukari twongera mu cyayi cyangwa mu bindi bintu tujya gukora imigati n'ibindi bigiye bitandukanye. Hanyuma noneho bikanafasha ubwonko kugira imitekerereze myiza kandi yagutse, ukabasha kuba umukozi cyangwa kuba umuntu ufite umusaruro muri sosiyete kuko wariye neza. So ikindi rero twongera kurebaho ni za carbohydrate cyangwa bya binyamafufu cyangwa bya bindi bitera imbaraga. Tuzi neza yuko carbohydrate cyangwa ibyo bitera imbaraga, of course biduha imbaraga, bikaduhereza ubushobozi, za mbaraga zituma wiga cyangwa ukora na siporo. Kuko niwajya muri siporo utari, of course ukeneye energy kugira ngo ugire ibyo ukora. So rero hano ngiye kubabwira noneho carbohydrate meza yadufasha noneho kugira ubuzima bwiza. Harimo umuceri, harimo ibigori, harimo ibireti, harimo amasaka, harimo ibijumba, harimo ibirayi, mbese n'ibindi binyampeke bishobora kuboneka ku isoko ntabashije kuvuga hano, ariko ndi bubahereza amafoto yabyo bigiye bitandukanye kugira ngo umenye neza ko mu gihe ubonye icyo kinyampeke, mu gihe ukibonye ukinyuzeho, nabyo ni ngombwa ko ugomba kubigura maze ukagira ubuzima bwiza. Ariko mbibutsa kandi nanone ko too much of carbohydrate cyangwa ibinyamasukari byinshi cyangwa ibyo binyamafufu byinshi mu mubiri wacu bituma noneho tubyibuha. Niyo mpamvu ugomba kurya 1/4 cyabyo. Ikindi bigatera nyine umunaniro. Ikindi nanone kuko nyine bituma umubiri ukora cyane, ugasanga nyine uhorana umunaniro. Ikindi ugomba kwibuka nuko kubalansinga nirwo rufunguzo, ukamenya ngo hano ndarya ibi, hano ndabirya ibi, hano ndarya ibi, bitewe nyine n'ibyo umubiri uba ukeneye. So dukomeza nanone kuri protein cyangwa ibyubaka umubiri. Protein zubaka muscles, imikaya, zubaka amaraso. Ikindi nanone n'amahormone, kandi murabizi ibyo bintu ni iby'ingenzi ku buzima bwacu. Of course n'umubiri bitarimo se nta kindi waba umaze. So niyo mpamvu rero ugomba kubyitaho. So rero healthy proteins cyangwa ibyubaka umubiri by'ingenzi kandi byiza binogeye umubiri wacu. So twanga aho twabikura ni mu bishyimbo, muri lento, mu mashaza, mu magi, mu mafi, mu mata, mu mayahurt, mu nkoko n'inyama muri rusange. Ibyo byose tubisangamo. Niyo mpamvu rero ugomba, kandi twamaze kubona ko kubirya biri naturel ni byiza kurusha kubirya biri processed. Niyo mpamvu buri gihe ugomba kujya ku isoko ugashaka bya bindi biri naturel. Mu gihe kumbwira ngo Salima biragoye kubitegura, bifata umwanya, of course nta kintu cyiza tuzabona tutagize igitambo. Umwanya wawe nicyo gitambo, ariko nawe wubaka ubuzima bwawe bwiza kandi buzira umuze. So dukomeza rero, inama nagira urubyiruko muri rusange nuko noneho tugomba gutangira gufokasinga kuri ibi bintu, kuko nibyo bizadufasha kubaho ubuzima buzira umuze cyangwa ubuzima bwiza. Ariko sinasoza ntababwiye kuri fats. Hari muri avoka, mu masids agiye atandukanye. Ikindi nanone ni amazi, ariko amazi ndatekereza nzakora indi topic tukayavugaho kugira ngo tubashe kumenya amazi ni iki. So take away y'umunsi, icyo wajyana mu rugo nuko ugomba nyine kumenya ko ugomba kurya ibiryo bizira umuze, ugomba gushaka ibiri naturel kandi byubaka umubiri wawe. Murakoze rero kudukurikira uyu munsi, ndabakunze cyane kandi ndabashishikariza gusharinga video ku bantu benshi bagiye batandukanye, ku rubyiruko bagenzi bawe uzi ko nyine hari ibyo bari kwica mu bijyanye n'imirire. Kandi comment ku cyo twazavugaho ubutaha mu bijyanye n'imirire, maze ubundi dukomeze twubake sosiyete izira uburwayi, ifite ubuzima buzira umuze. Murakoze.